Yesu ashimwe bavandimwe nshuti bakundwa mu mwami Yesu, ndabaramukije mbifuriza amahoro n'imigisha bikomoka ku Uwiteka Imana yacu, kandi igitondo cyiza. Mwaramutse neza? Ni Evangeliste Kabatesi ubasuhuza. Iki gitondo rero hari ijambo Imana yampaye ry'ubuhanuzi, ndabwira weho ugiye kumva iri jambo ni iryawe. Ijambo ry'ubuhanuzi bw'uyu munsi riri muri Zaburi ya 2, ibice byaho ni 2 nyine, umurongo waho ni uwa 7. Haravuga ngo, ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Imana ishimwe. Ubuhanuzi bw'uyu munsi Imana irakubwiye ngo Uwiteka yongeye kukubwira yuko uri umwana we. Imana yongeye kukwibutsa yuko uri umwana wayo. Birashoboka ko ufite ibibazo byinshi, aho waraye wibaza byinshi, utekereza byinshi, rimwe na rimwe ukumva ko Imana itakuzi, itakwibuka, ndetse nta n'umuntu n'umwe ukurebesha amaso ye y'imbabazi, nta rukundo. Ariko Imana irakubwiye ngo uri umwana wayo, yarakubyaye kandi iragukunda. Rero wumve ko uyu munsi uri umwana w'Imana, inzira zose unyuramo wumve yuko uri umwana w'Imana. Icya kabiri arakubwira ngo ngera kandi usabe, kuko Imana yemeye ko uri umwana wayo. Yongeye kukubwira ngo yisabe kandi iraguha icyo ushaka. Umwana mu rugo arisanzura, umwana mu rugo arasaba kandi akabwira se icyo ashaka. Ntutinye rero kandi ntugire ubwoba bwo gusaba, ongera usabe. Uwiteka yakwemereye ko uri umwana we. Ushobora kwibaza ko atakuzi, ushobora gutekereza ko hari ibyaha byinshi wakoze atakubabarira, ariko arakubwiye ngo uri umwana we, musabe. Icya gatatu arakubwiye ngo aguhaye ubutware, aguhaye imbaraga, akugarutseho ngo aguhaye amahanga, akugaruriye ibyawe, ibyo wari waranyazwe byose arabigaruye mu maboko yawe. Ongera umwizere, ongera umwumvire kandi umwubahe. Iryo ni ijambo ry'uyu munsi, ubuhanuzi bw'umunsi. Mwene data, turi imbere yawe, urakomeye kandi urahambaye. Mana, ubu ni ubuhanuzi uduhaye uhereye umunsi wa none. Reka uduhe kumva ko turi abana bawe, ntitutinye kandi ntitugire ubwoba. Kandi mwami, turakwegereye kugira ngo duhe ibyo dushaka, kuko wavuze ngo tugusabe tuzahabwa nidukomanga. Turakomanze rero, mwene data arakomanze. Ongera umwibuke, ongera umwumve kandi umutege amatwi. Uwiteka Imana umuhereze amahanga, umuhereze mwami imbaraga, wongere umuhe ubutware, wongere umuhe imbaraga zo gusenga, asubire mu mwanya mwiza w'ibihe byiza nawe. Data, aho mwene data yirirwa, uriranwe nawe, murinde ikibi, murinde gisa n'ikibi cyose, kandi umugoteshe amaraso yawe. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe bimubeho mu izina rya Yesu, amen. Ndakwifurije umugisha w'Imana n'urukundo rw'Imana, kandi mwene data wirirwa uriranwe neza, wumve yuko uri umwana w'Imana.